ndarota cyandi kureba nabuse naba nsinziriye ikoreho numve ko nsinziriye kuko ko numva ntasinziriye niko wankobokewe muranyica ibiryo biri nukuri kw'Imana pe yaje ashonje ku buryo utabyumva nabimuhaye pe inde babarira mama nisiko wari waje inde waje ashonje none reka tubwirane gakeya inde waje ashonje nyirashyana uriya muhungu Simoni nukuri yaje ashonje gutyo umusanza nibwo yarakimara kubirya ariko abandi babyara abana bakabita gihozo ndagusabye rwose mama bakabita kirabo ntabwo bizongera none nge nagiye kubyara nabi mbyaraga kwaba mbyaraga shishwa mbyarakamyo nkaka kataza ubwenge ku buryo ufata ibiryo byanjye ukabigaburira iriya ngunzu nukuri yarafite inzara iriya nkima ndi nukuri urabizi turakundana mbabandira umugize muto ukundana n'imondo ariko se muko ntugakabye pe kuko uriya musore wabonye ari ikintu atwaye umva nkubwire kankwereke ko ntacyo atwaye ari weho nawe mwanze kunyumvira mbabarira ndakwingiye wamfasha urambuza uramumpunza none reka nze nkwereke ko maze kurambirwa ibyawe nawe sigare njyenyine ndabona nta kintu mariye wagakoshwa we ndagusabye mama chakaracitse nako mbanyika byagije nitaye ngo narakabyara ariko mama byara bandi babyara neza nabyaye muruho narushye we ariko subumana kuko kuki watumye nduhuye muru uramuhungu ko ntamushaka koko yaguye muri Nyabarongo cyo kwitekera ziriya nyama ariko wa muhungu ndakuvumye cyari gitumye niyicira n'umwana ke mufata kumuca n'ibitsi ndakuvumya muhungu ipe zapfura umutindi mbona umuntu uciye ikibuga kagakobwa kataratahara nta mahorora nta mwana wanjye se ubu yaba yagamye aha ibyaha ikibazo irakiri gatada kanishakira umwana ntabwo napfa kwicara umukobwa wanjye yaba yagiye kuko wamana we se nge rero sinzi ibintu byanyu bigere nk'ubu cyageje ubone twahuye anyara hanyuma ntabwo wabimenye ntabwo wabimenye mayi nka Simoni karamba yewe disi wiriwe uya wigira ubwoberega ubu nabaye umwana mwiza mwiriwe neza yiriwe mumeze neza se Simoni tumeze neza mayi kumungazi ye humura wimpungerega yewe umva nkubwiye we ntugire ikibazo ubu nabaye umwana mwiza mbese nyine aka kanya wumva utuje sibyo Simoni umurerega umura rwose nta kibazo ahubwo nagira ngo mubaze wa mukobwa wanjye mukundana ntago ari iwawe Mariya
Ntawe uriyo rwose. Mariya nawe uhari? Oya. Nta n'uwo wamboneye? Mariya yagize iki kibazo uko numva uri kumbaza cyane? Yo sha muvandi, Mariya namubuze n'ukuri. Niriwe mushaka kuva mwa gitondo, umugoroba urenze undengeraho. Nataye umutwe rwose. Ko Mariya wagize ute? Shako Mariya namubuze, wamfashe tugashaka umwana wanjye ko ndahita muguha. Umva reka mubwire. Imanda kumva. Kasi ko mbona ufite ubwoba. Tuza shabari ufite ubwoba bw'iki? Nyine. Basi kano. Cyaca sha ahubwo reka tujye gushaka umukunzi wanjye man. Wowe urakina aho ngaho man ngende. Si wemeye ko ugiye kumfasha? Umva nta kibazo ndabigufashamo kagende njye kumureba. Nukuri mfasha gushaka. Je pfiriya mu kibaya gutya nanjye mu mpinga ihagana hirya sinagiyeyo. Urabubaye umwana mwiza. Ariko ntuzongere kunyirukangana n'ifu. Oya humura. Ubu twabaye inshuti rwose. Jami hawe n'indera. Ye muntu. Yewe. Chamaye. Se. Tubaduka twatarana Nyanza. Shiri. Ni wowe. Haguruka ahantu. Mana yanjye. Se, ahantu bite n'iri joro? Sowe byose wabiteye. Ako se njye nateye ibiki kandi? Ese niko byakugendekeye bite kweri? Hose niyo ndavunika sundi. Ni sawa hageze ute? Wabyoreye sowe byose wabiteye cyagiye urya ibiryo byo mu rugo. Ese ibiryo nabyihaye. Imana ishimwe gusa ko mubonye. Yo shanu kuri baby ihangane pe. Mama ukoze ibiki? Mama wishe umuntu njye ntabwo namutima ntabwo